Nyuma yo kubona ko bidashoboka, hari ubwo Imana ihindura amateka y'umuntu mu kanya gato. Uyu munsi tugiye kugaruka ku rugendo rw'igitangaza rwahuje umusore w'umunyarwanda Enock Uwizeye uzwi nka Kagarara n'icyamamare ku rwego rw'isi mu gukora siporo, umunyamerika Ashton Hall ndetse n'inshuti yabo Ashton India. Uru si urugendo rwo gushaka views gusa, ahubwo ni urugendo rw'urukundo rurenga imipaka, guca bugufi no guhindura ubuzima bw'umuntu wanze ko umuga mubera inkomyi. Reka dutangire tureba uburyo uru rugendo rwatangiye kugeza ubwo bageze mu Bigogwe mu Rwanda. Mbere na mbere, uyu Ashton Hall ni muntu ki? Ashton Hall ni umunyamerika ufite abayoboke barenga miliyoni 26 ku mbuga nkoranyambaga. Azwiho kugira umubiri wubatse nk'uw'intwari z'indatwa mu mafilime nka Superhero n'imyitozo yo mu gitondo ikaze cyane. Ariko se burya yahoze ari gutya? Oya, yahoze akina umupira w'amaguru muri kaminuza ya Icon State University, ariko inzozi zo kujya muri NFL zigeze kwanga. Yakoze imirimo iciriritse cyane nko kwikorera ibikoresho byo mu nzu, ahembwa $200 gusa ku munsi. Mu gihe cya COVID-19 nibwo yemeje guhindura amateka ye, ashinga ASH Fitness, maze abona abamukurikira benshi cyane ku isi kubera ikinyabupfura n'umuvuduko udasanzwe. Kagarara se we byagenze biti? Ino mu Rwanda, Enock Uwizeye cyangwa se Kagarara, nubwo yabaga mu buzima bugaragaramo ubumuga bw'umubiri, yanze ko amateka yamubera inkomyi. Yahisemo kwitwa Ashton Small mu rwego rwo kwigana no guha icyubahiro Ashton Hall. Yatangiye gukora amashusho ari mu Bigogwe no mu bice bitandukanye, akora imyitozo ikomeye y'ingufu zidasanzwe akoresheje ibiti n'amabuye. Intego ye yari imwe: kwereka isi ko ubumuga butandukanye n'ubushobozi buke. Uku kwihangana kwe kwatumye muri Kamena ya 2026 Ashton Hall amubona kuri interineti, maze amutumira muri Ghana aho bahuriye bwa mbere. Icyo gihe n'undi musore witwa Ashton India yaje kwiyungamo, maze rya tsinda ryo guhindura isi riravuka. Nyuma yo gutembera mu bihugu bitandukanye bya Nigeria, Cameroon na Benin, muri Nyakanga 2026 rya tsinda ry'abanyamahirwe batatu Ashton Hall, Ashton India na Kagarara ryarashyize rigera mu Rwanda. Amashusho yabo bageze ku kibuga cy'indege i Kanombe yerekana ukuntu bakiranye ibyishimo n'urugwiro n'imbaga y'Abanyarwanda. Iri tsinda ryaje kwerekeza mu misozi myiza ya Bigogwe mu majyaruguru y'u Rwanda. Aho ngaho Ashton Hall na Ashton India bifatanyije na Kagarara mu muco nyarwanda, basangira amata, bagerageza gukama inka. Amashusho yarebwe n'amamiliyoni y'abantu yose ku isi, azamura cyane isura y'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Muri uru rugendo, Ashton Hall yerekanye ko adafite umubiri wubatse gusa, ahubwo afite umutima w'urukundo. Yahaye Kagarara impano y'imodoka nshya yo mu bwoko bwa Kia Sorento ndetse n'amadolari 5,000. Uyu Ashton Hall yaje guhura n'abahanzi b'ibyamamare, aho yakiriwe mu buryo bw'icyubahiro n'ibyamamare nyarwanda, aho twabonye ibihe byiza yajyanye n'umuhanzi The Ben ndetse n'abandi bantu bafite izina rikomeye mu myidagaduro y'u Rwanda. Uruzinduko rwe rwaranze kandi no guhura n'abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, bamuha ikaze mu Rwanda no kumushimira uburyo agaragaza isura nziza y'igihugu abinyujije mu bukerarugendo n'ubushuti. Ashton, nubwo ari umunyamerika ufite ubushobozi n'izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga, yaranzwe no kwicisha bugufi bitagereranywa, kwicara hasi no gusabana n'abantu baciye bugufi mu muryango nyarwanda batitaye ku nzego zabo z'ubuzima. Ibi ngibi byabaye isomo rikomeye cyane ku buzima n'agaciro k'umuntu, ko bidashingiye ku mafaranga cyangwa aho akomoka, ahubwo bishingiye ku mutima afite. Ashton yagaragaje ko ushobora gukunda umuntu mudasangiye ururimi, uruhu cyangwa igihugu. Umukoro yasigiye Abanyarwanda, mukundane kandi mwisanzure ku bantu, kandi mufashanye mu bushobozi bwose mufite nubwo bwaba ari buke. Mu biganiro bitandukanye yagiranye n'Abanyarwanda ndetse n'ibitangazamakuru, hari amagambo menshi akomeye Ashton yavuze yafashe imitima ya benshi. Ijambo rya mbere yavuze, yaravuze ati umutoni wabo ntabwo ari umuntu muhuje amaraso gusa, ahubwo n'uwo muhuje umutima.
yashakaga kuvuga ko Kagarara n'Abanyarwanda babaye umuryango we wa kabiri kurenza abandi basanzwe. U Rwanda si igihugu cyiza gusa kubera imisozi yarwo, ahubwo ni cyiza kubera imitima y'abantu barutuye. Iri jambo ryereka Abanyarwanda ishema n'isura nziza bafite ku rwego rw'isi. Nshuti bakunzi ba Mugisha TV, ubucuti bwa Ashton Hall na Kagarara butwereka ko urukundo rutagira imbibi. Ukwicisha bugufi kwa Ashton n'urugwiro rwa Kagarara byasize isomo rikomeye mu mitima yacu. Ese ni irihe somo rikomeye bakuye muri aya mateka n'ubucuti bwabo? Ni irihe jambo rya Ashton Hall ryagushimishije kurenza ayandi? Wandike igitekerezo cyawe muri comment hano hasi, ukore like kuri iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi, kandi niba utarayikora kora subscribe kuri Mugisha TV kugira ngo tuzacikwa n'izindi nkuru zishyushye kandi zigisha nk'izi. Turabashimiye cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.